Reka mbasuhuze kandi nabifuriza igitondo cyiza aho muherereye hirya no hino ku isi. Mwese mwahisemo kudukurikira, ndavuga wowe wahisemo kuba umunyamuryango wacu. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ndaje nkubwire icyo ugomba gukora. Kuri intro muri iki gitondo tugiye kuganira ku ntambara iri muri Congo. Ngiye kubabwira ukuntu buke cyangwa se uko ijoro ryari ryifashe hano muri DRC Congo. Urabizi neza ko ku munsi w'ejo haje kumvikana amasasu menshi kuva ku isaha y'isa 8:30 kugeza ku mugoroba, aho urugamba rwari rukaze hagati ya M23 ndetse n'indi mitwe. Haba harimo n'ingabo za gisirikare ndetse n'abo twakwita FARDC cyangwa se n'abo twakwita Maimai ndetse na FDLR. Mwaje kumva yuko hari zimwe mu ngabo za FDLR zaje kuba zasa nkaho zije kwitabaza u Rwanda ndetse bakaba barakiriwe. Byakozwe gute? Ibi byose turaza kubirebera hamwe. Mwaje kumva ko hari n'igisasu cyaturitse kikagera hano kuri Petit de Barriere, kikaba cyarahitanye ubuzima bw'abantu bagera kuri 3 ndetse abagera kuri 30 nabo bagakomereka. N'ibyo byose turaza kubirebera hamwe. Reka tubanze dutemberere hamwe uko ijoro ryaje kuba ryagenda kugera kuri aya masaha y'iki gitondo. Masaha yo muri iki gitondo rero nibwo umutekano bisa nkaho n'ubundi wari wose, nta gikuba cyacitse kurenza uko ku mugoroba byari bimeze, kuko mu masaha yo mu mugoroba rwose hari hatuje, nta masasu yumvikanye. Ese ibi biraza kugera ku isaha y'isangahe? Icyo usabwa ni ukuba uri kumwe nanjye kugira ngo ugende umenya uko ikirere kiraza kugenda gihinduka. Uraza kugenda urushaho gusobanukirwa mu gihe uraba uhisemo kubana natwe. Mu magambo make, kugera izi saha n'ubundi ikirere kimeze neza, gusa ibingibi ntabwo bihabwa amahirwe 100% kubera ko hari bamwe mu binangiye batifuza kuba bashyira intwaro hasi. Ibi ari nabyo byaje kuba byakura urugamba ku munsi w'ejo guhera ku masaha y'isa 8:30 kuzamuka. Ibyo byaje gutera rero M23 kuba yakubura intwaro zayo ndetse itangira kurasana cyangwa se n'izi ndwanyi zo mu yandi magroupe twavugamo nk'iza FDLR ndetse mwumvishe ko hari nabo twakwita Maimai banze kuba bashyira intwaro hasi, ndetse n'abitwaga ko bari bashyize intwaro hasi, ariko bakibaza bati se kuki ubundi bari bazishyize hasi bakaza kuba bazubura. Aha twavuga n'igisirikare cya leta. Ibyo byaje gutuma rero kubura intwaro aricyo cyatumye urugamba rwongera gushorwa. Wakibaza uti se noneho mwe twakwita Moscow yo iri kubikoraho iki? Murabizi ko birushaho kugenda irushaho kwita ku buzima bw'abaturage, isaba ko byose byahagarara. Ariko ku munsi w'ejo byaje kuba rero byaba akaduruvayi, ariko kuri iyi nshuro ho bisa nkaho byari bitujemo. Kugera kuri aya masaha y'iki gitondo hagize igihinduka nabwo twabamenyesha. Reka twinjireho gatoya ku gisasu cyaguye hano
mu Rwanda kigahitana ubuzima bw'abantu bagera kuri 5 ndetse abagera kuri 30 bagakomereka. Ibi ngibi hari ibyo umuyobozi cyangwa se umuvugizi wa leta yaje kuba yatangaza ndetse anahumuriza muri rusange abanyarubavu hariya rwose, ababwira ko bagomba gutuza kubera ko barinzwe umutekano ari wose, ndetse niba uhungabana dore ko bongereye haba imodoka z'ubutabazi ndetse n'ibindi bikoresho bishobora kuba byakifashishwa, twavuga za kizimyamwoto arizo bita fire extinguisher, ndetse banongera n'abaganga mu rwego rwo kugira ngo hagize ikindi kibazo gisa nkaho kiba cyangwa se indi mpanuka itunguranye babashe kuba bakita ku buzima bw'abaturage. Ngayo nguko nuko hano byari bimeze. Ese ni iki Perezida Tshisekedi cyangwa se Excellence Tshisekedi arimo aravuga kuri uru rugamba? Murabizi neza ku munsi w'ejo ko nta kintu uyu mugabo yari yagatangaje ku biri kubera hano muri Goma, dore ko ni imitungo imwe n'imwe muri kano gace iri gukontororwa n'uyu mutwe wa M23. Ese n'iki noneho kuri inshuro araza kuba yatangaza? Ibyo byose nihagira ikiboneka turaza kubabwira. Muri make twagira ngo tubabwire uko ikirere cyifashe muri kano gace ka Goma cyangwa se hano muri iyi ntara y'amajyaruguru ya Kivu, aho rwose intambara imbanyije intambara. Kamwibutse ko buri mwaka isa nkaho yongera ikaba ku rwego rwo hejuru, kubera ko nta gihe kinini gishira rwose iyi intambara itabaye, bitewe n'imitwe igiye ibarizwa muri kano gace ka DRC Congo. Ndetse ni ibintu abantu benshi bakomeza kwibaza, ese bizarangira ryari, ese bizagenda bite, dore ko ibi bintu bisa nkaho bidafite iherezo, bitewe n'uko nta bwumvikane buboneka hariya muri kariya gace, dore ko iyi M23 yifuza ko ahantu yahagumana ndetse by'ubuziraherezo cyangwa se ibyo twahita burundu. Ariko ibi ntabwo bikunda kwihira, dore ko atari bwo bwa mbere ryaje kuba yatsindira, ariko bikaza kurangira ihambuwe. Ese andi masaha biraza kuba bimeze gute? Biraza kugenda gute? Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ni ukuraza gukanda subscribe kugira ngo amagambo nk'aya ngaya cyangwa se buri kintu cyose kigenda gihinduka kikugereho igihe mu magambo kandi ndetse no mu mashusho. Ndabashimiye mwese no kubana nanjye, reka mbifuriza igisobanuro cyiza ndetse n'umunsi mwiza. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista.